Bavandimwe, tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe incamake zigize igitabo cya kabiri cy'Abami. Iki gitabo gisohoza inkuru yo gucikamo ibice no kugwa kwa Isirayeli na Yuda, bitewe no gukomeza kutizerwa kwabo ku Mana. Nyuma yo kujyanwa kwa Eliya, Elisa ahinduka umuhanuzi mukuru w'Imana mu bantu b'Imana. Inkuru ikomeza ivuga ku bijyanye n'ubutegetsi bw'abami bose n'uko bagiye bagwa, uhereye ku Bisirayeli batsindwa n'Abasiriya mu mwaka wa 722 mbere ya Kristo. Hanyuma Yuda atsindwa n'ab'i Babuloni mu mwaka wa 606 mbere ya Kristo. Abami bategetse Isirayeli baranzwe no kutizerwa kandi bahindukirira izindi mana. Bamwe mu bami ba Yuda barizerwaga, ariko bamwe ntibizerwaga. Hanyuma turebere hamwe ibice by'ingenzi bigize iki gitabo. Icya mbere ni uko kitubwira Eliya ajyanwa mu ijuru, hariya ku gice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza 18. Ubwo amagare n'amafarashi y'umuriro yajyanaga Eliya mu ijuru, Elisa yasabye imigabane 2 y'umwuka wari muri Eliya. Igice cya kabiri kitubwira gukira kwa Namani. Twisomara mu gice cya 5 ku murongo wa 1 kugeza 27. Ijambo ry'imbaraga z'Imana binyuze mu muhanuzi zaguye imbibe mu bindi bihugu. Namani umusirikare w'Umwaramu yagiye muri Isirayeli ashaka gukira ibibembe. Yesu yakoresheje iyi nkuru nk'ikimenyetso cy'uko yita no ku banyamahanga. Gutegeka kwa Yerobowamu. Yerobowamu yari umutegetsi ukomeye nubwo atubahaga Imana. Igihugu cya Isirayeli cyari cyaramunzwe n'ibibi. Abatunzi barenganyaga abakene. Nyuma yo gutegeka kwa Yerobowamu, igihugu cyigabanijemo ibice. Igice cya 4 kivuga kugwa kw'Abisirayeli. Hoseya umwami w'Abisirayeli yanze gutanga umusoro w'Abasiriya. Ryari ishyanga rikomeye ry'icyo gihe. Abasiriya batsinda Abisirayeli, bajyana benshi ho iminyago, babanyanyagiza hirya no hino mu gihugu cy'Abasiriya. Avuga yeruye ko icyabiteye ari ukubera kutizerwa ngo bubahirize isezerano bagiranye n'Imana yabo. Igice cya 5 muri ibi bice by'ingenzi bigize iki gitabo kitubwira gutegeka kwa Hezekiya. Hezekiya yari umwe mu bami bubahaga Imana bo mu Buyuda. Yanze iterabwoba bw'Abisirayeli. Yategetse mu gihe Yesaya yari umuhanuzi w'Imana icyo gihe. 6. Ububyutse bwa Yosiya. Nyuma y'imyaka yo kwirengagiza, Yosuwa yejeje urusengero no kurusana. Muri icyo gihe habonetse igitabo cy'amategeko, aricyo cyatumye habaho ububyutse muri Yuda. Yosiya yubahaga Imana, ariko ububyutse bwa Yuda bwari ubw'agateganyo. Igice cya 7 cy'ingenzi kigize
Iki gitabo kitubwira kugwa kwa Yerusalemu, tubisoma hariya mu gice cya 25 guhera ku murongo wa mbere kugeza 26. Nk'uko byagendekeye Isirayeli mu kinyejana cyashize, Yuda igira kutizera kwatumye itsindwa muri politiki yayo. Babuloni ifata Sedekiya, umwe mu bami b'Abayuda bagomye. Nyuma ishyanga ryose rijyanwaho iminyago muri Babuloni, rimarayo imyaka 70. Turabashimiye ko mwabanye natwe mu kurebera hamwe incamake z'iki gitabo cya kabiri cy'abami. Hanyuma Imana ibahe umugisha, kandi ubutaha tuzabane no kurebera hamwe igitabo tuzakurikizaho cya mbere cy'ibyo ku ngoma. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi ikomeze kubarinda, ikomeze ibagirire neza. Turabakunda cyane. Niba utaratwandikira ngo tugezeho igitekerezo cyawe n'inyunganizi yawe, nomero tuba twazishyizeho kugira ngo dufatanye gusoma ibi byanditswe byera. Hari abantu benshi, nkunda kubivuga kenshi, hari abantu benshi bafata igihe cyabo bamamaza ibindi bintu, kandi nyine abantu bakabikurikira, ariko twebwe kuba twakurikira ijambo ry'Imana ni iby'igiciro cyane kurenza uko twakurikira ibindi bintu. Niyo mpamvu mbifuriza ko mwamfasha kugira ngo dukomeze duhugurane muri ibi byanditswe byera, kugira ngo natwe tuzahembwe, cyangwa se dukomeze dukure mu buryo bw'umwuka, dukomeze dutere imbere. Imana ibahe umugisha. Izo nomero rero nkunda kuzandika kuri Nuza, ibiri kuri YouTube, ariko ku bantu yenda bagira ikibazo cyo kuba batazibona neza, nizo ziba kuri WhatsApp, nizo nkoresha. Wampamagara, wanyandikira kuri WhatsApp, wamvugisha no mu bundi buryo. Ariko ku bantu yenda batazibona neza ni 07 8 23 70 3 2 8. Reka nzisubiremo, ni 07 8 23 70 3 2 8. Imana ikomeze ibarinde.